gufata mikorofone nzabwira abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ibi bintu nakwita bitatu, haraza kuzaho n'icya kane. Imana yavuganye nanjye ubu igihe kigiye kuza, uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka ugiye gukomerera abantu ku buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga iki? Imana yanyeretse kuba pasiteri benshi nta wundi uzamuhindura. uwo azaroga azamuroga ari umupasitori, amuroga ari umuvugabutumwa, amuroga ari umunyamasengesho, amujyane Tanzania ngo ari umupasiteri gusa. Ibyo bintu batabigiraga, ahubwo nta buryo bwo kubikoresha bari bafite. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abaho umugisha mwinshi. Nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ni umupastor. Uraho neza? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza mo gahoro, nari maze iminsi ndwaye, ariko ndumva biri kuza. Yego, urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi b'Imana Irahari TV, nurangiza usenge Imana. Yego, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abanzi, abatanzi, amahoro y'Imana ababeho, kandi n'abarwaye mbasabiye gukira mu izina risumba amazina. Rero inshuti zanjye, abanzi, abatanzi, mwese Imana ibaho umugisha. Reka twubahe Imana dusenge. Imana yacu, Imana y'icyubahiro, Imana ivuga ijambo ikaririnda, Imana yumva kandi Imana ikora, tuguhaye icyubahiro. Wabanye natwe mu myaka yose twabayemo, n'ubu urongera dusimbukije mu wundi mwaka. Rero ishimwe ni iryawe, ntibibe uko buri wese ashaka, ahubwo bibe uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza cyane uduhaye, kandi wamaze kwivuga abakunzi bacu bakumvise, ndetse nagira nkumenyesha ko baragukunda. Twaherukanaga kera, nanjye ndabakunda. Imana ishimwe twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Pastor, mbere yuko dutangira ikiganiro, yego, washyizeho umuyoboro wa YouTube, yego, nawe utambutseho ijambo ry'Imana, yego, kandi uri umwe mu bantu batumye Imana Irahari izamuka. Aya Mana ishimwe rwose, ubwo ntabwo ari njye n'Imana, njye sinavuga ko ari yaragukoresheje. Yego, 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 yego. Reka ngira ikintu nsaba abakunzi b'Imana Irahari, yego, mudukurikiye aho muri hose. Channel yitwa ngo iki? Intsinzi y'Abera TV. Reka nsabe abakunzi b'Imana Irahari TV, ndabizi ko mudukunda, nimunyarukire no ku Ntsinzi y'Abera TV. Inkunga yawe dusabye subscribe. Yego, yego rwose. Ureba ikiganiro ukakigezaho iminota 2, wamara kugeza mu minota 2 ugakanda ku ijambo ritukura ryanditseho ngo subscribe. Yego, hagahita haza notification hepfo, ugakanda ku kantu kameze nk'amatwi, ukanda ku nzogera hagahita haza akantu kameze nk'amatwi. Yego, inkunga yawe ubuyitanze kabisa. Ngaho abo bantu banzu basabira umugisha, kandi ndabizi ko babikoze, basengera isengesho basabira umugisha ku Mana. Mana yacu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, abana bawe bagiye kutuba hafi muri ibi biganiro cyangwa muri iri vugabutumwa. Uzabagezaho imiryango itabageza, uzabagezaho amashuri atabageza, uzabageze aho amafaranga atabageza. Mbasabiye umugisha, kandi uyu mugisha ube umugisha w'amajya n'amaza, ube umugisha ubagendaho mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Wari uzi se ko hari umugisha urangira? Ntabwo umugisha ujya urangira. Mbasabiye umugisha wo kubagendaho. Amen. Yego. Kandi ngo basabiye umugisha w'ababyeyi batabona, w'ababyeyi bataba n'inshuti zitabaha, babe bangahe tubasabiye umugisha, kandi turizera neza ko bagomba kuwubona. Yego, nanjye ndabyizeye. Yego rwose. Urakoze cyane. Kuvuga rero no gutaruka, twagiye amakuru y'imisi. Amakuru nari maze iminsi ndwaye, urazi bene data ntibaba boroshye muri ibi bihe.
hari ikiganiro nigeze nkora kuri cano tudashatse kwamamaza ubwo ngubwo. Yego. Icyo kiganiro kinkoraho kugeza na n'uyu munsi. Hari igihe mba numva ntari seriye bitewe n'ibyo bohereza nyine. Yego. Cyankozeho bikomeye mu nda bindi ariko ndi kuza mfata imbaraga nta bidasanzwe. Hari umuhanuzi witwa Kavamahanga. Uzi indirimbo yaririmbye? Umuzima mubi arutwa n'umuzimu bihishe mu murimo ugira ngo n'abakozi, nyamara si abakozi nk'uko mubabona, biyambitse uruhu rw'intama imbere ari amasega. Buriya ikintu nahakanye urakoze, inyuma ntarakizwa nabaye mu bibi cyangwa nakoze ibyaha, ariko ngeze mu nzu y'Imana ndahora nsigaho. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo nari nzi ko abarokore bateye uko ndi kubabona muri iyi minsi. Ntabwo nari nzi ko umuntu yajya kukurogesha kubera kuvuga ijambo ry'Imana gusa. Ntabwo nari mbizi. Icyakora mbibonye muri iyi minsi ngeze kuri social media. Yego. Bibaho cyane. Ariko Imana ni iya mbere. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo arankunda ndabizi Yesu ntazandeka. Ntabwo yandeka. Abantu bagiye bibwira ko Yesu yabareka. Oya, nta muntu Yesu areka. Reka nkubwire impamvu Yesu nta muntu areka. Uzarebe byakozwe n'intumwa 10:34. Aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo nibo Imana yishimira. Uyu ni Petero. Atarahishurirwa yarazi ko hari abo Imana igira gute ireka. Ahishuriwe aravuga ngo menye neza. Icyaduha abarokore bamenya neza ko mu mahanga yubaha agakora ibyo gukiranuka ari we Imana yishimira. Rero abo barabuze. Muragendana ashaka kuguha uburozi, muragendana ucuruza, wahomba akaguta, waba ufite akazi ukarangira akakujugunya. None se ubwo iryo juru ni irihe twirirwa tubwira abantu? Ni ukuririmba ku munwa gusa. Buriya njye narumiwe. Njye ntabwo nari mbizi. Nari nzi ko ari ibintu biri aho gusa, ariko abantu mbombaza ariko ntabazi mu buryo nababonyemo muri ibi bihe bishize. Yego. Nanjye rero muri iyi minsi nkomeje gukomeretswa cyane n'abiyita abayuda atari bo. Yego. Abiyita amazina atari ayabo. Buriya njyewe n'ababeshya ko bakorera Imana. Akandi gatoya. Ntabwo naje kuri social media mvuga ko ndi umuhanga. Sinaje kuri social media mvuga ko ari njye muhanuzi wa nyuma. Ntabwo ari njye waje uvuga ko ndi umupastor wa nyuma. Ariko naje kuri social media nemera ibyo nakoze ariko ko nabivuyemo kuko maze kwizera Yesu. Navuye mu bibi nakoraga hanyuma ndahindukira. Rero sinibaza kwinjirana mu nzu y'Imana uburozi, sinibaza kwinjirana mu nzu y'Imana ubupfumu, sinibaza kuroga mugenzi wawe ngo apfe aveho ku isi. Uri umuhanuzi, uri umupastor, njye nta nyungu mbibonamo. Yego, ariko nibyo byeze aha kuri iki kibuga turiho. Yego. Imana yo mu ijuru dutabare. Sinzi nkawe nk'umukozi w'Imana iyo witegereje ubona ari iki cyatumye abantu batesha agaciro Imana cyane kugeza ubwo baririmbana ubugome bungana kuriya, bagahanurana ubugome bungana kuriya, bakavugana ijambo ry'Imana ubugome bungana gutya. Nkawe iyo witegereje mu ihishurirwa ryawe nuko Imana itagihana, byagenze bite? Abantu benshi biyita abarokore, ubwo n'abiyita abarokore bagira ishyari ryinshi cyane. Nta murokore wanezezwa yuko nambaye impeta. Yego, urwo ni urugero rwa hafi. Nta murokore wanezezwa yuko ufite telefone. Nimba utarahura nabo wowe udukurikiye, Imana izakurinde guhura nabo. Ariko ubu tuvugana nta murokore unezezwa yuko ufite akazi uyu munsi, iyo kamaze kubura ahita yimuka akajya kuba afite akazi. None se iryo joro riri he? Ishyari ni ukuvuga ishyari ryafashe indi ntera
mu biyita abahanuzi cyangwa biyita abakozi b'Imana. Yego, urakoze. Turaza no kugera ku bantu bahanura ibiteye ubwoba. yego, tumaze kubona abantu benshi bahanura ibiteye ubwoba kugira ngo bemerwe. ibyo narabisobanuye. Hari igihe hakurikiyeho hava nk'utudolari 200, 400, hanyuma bakaduha umuhanuzi, yarangiza ngo uzahanura ibi n'ibi. Neza ubwo urumva ari ubuhanuzi. Buriya ntacyo, iyo umuntu ahanuye abanyamwuka bamureba, bareba igipimo cy'umwuka. Urumva hari ibyo bita kwigirisha, twagiye tubibona mu madini, bavuga ngo ntabwo guhanura biraciwe, bagahita bareka guhanura. Nese urumva ari Imana ihari cyangwa n'ibyo bigiragaho? Ibyo bigiraga. Tujye dusasa inzobe. Ndabizi bivugwa ni byinshi, ariko noneho dusase n'inzobe. Urumva hari Imana yari ihari muri icyo gihe. Uribuka nawe uri umuvugabutumwa, Imana irahari, uri umuvugabutumwa nkunda cyane, nemera nubaha, nanone mbishyireho. Noneho wajyaga mu iteraniro, wakigisha umurongo wa Bibiliya, bagasimbuka bagahanura, ariko bamaze kubica byahise birangira n'ubundi. Nase urumva ari Imana yari ihari? Arega ntabwo abantu bashobora kunkunda, nta nubwo bashobora kunyumva, kuko nge naje kuri iyi mihanda ari misiyo, nirangira n'ubundi nzongera nigendere. Yego, urumva rero bene wacu ni ishyari ribishe. Urabona ufite agapantaro ngo yagakuye he, yabona ufite akabizinesi ngo ni umudamu buriya mumenera, ibintu byinshi wakiyubakira n'akazu ugasanga ni ikibazo, kandi ugasanga biri mu bavuga ko basenga Imana, abandi basanzwe rwose ahubwo mbona banashyigikira. Uzarebe umukarani kuri Suruduwiri, bambabarire gukoresha uru rugero, uzareba abantu b'abakarani ku mugoroba batashye, uwibereye kuri nguvuye aba ari gusomya mugenzi we, ngaho murokore nakugaburire 3. Ntabwo bishoboka, bahera hita guha uburozi. Ntabwo bikunda, ntabwo bikunda. Rero abarokore ni abantu utamenya gahunda zabo, ariko nta kundi nyine twiyemeje cyangwa twambariye urugamba, tuzabana nabo ku kibi n'ikiza, nta kundi twabigenza. Yego, kuko Yesu yaravuze ngo abisi nibabanga mumenye ko ari nge banze mbere. Kuko na Kamiliyoni urakoze yaravuze ngo abayuda turipo nabo, yego, tubamanyi tutabagamba. Sinzi nimba mbivuze neza. Yego, ngo mubamenye ariko ntimubavuge. Yego. Uziko nimba mbivuze neza, abanyankore cyangwa abantu ba Tanzania bazatubwire. Umugani w'Ikinyarwanda uravuga ngo umunyarwanda kubeshya kakwanga, nawe ukamuhisha ko ubizi. Oya, umunyarwanda umenya kakwanga, nawe ukamuhisha ko wabimenye. Sinzi uko hafi aho bazisobanurira abadukurikiye, abari abanyamwuka cyane, bazisobanurira hafi ukamuhisha ko wabimenye. Ako kantu nawe ndagakunda. Burya uzi impamvu yabyo ni ukugira ngo utaza kuza guhita umwereka ko wamutahuye akaguhunga, kandi yagakwiye kukuma hafi, none yenda akagusoromaho imbuto nziza akaba yahinduka. Kuko Yesu adushishikariza kubana n'abantu bose amahoro. Umuntu wankoze ibi ni umupasitori. Kandi ikintu twapfuye ni uko yandangiraga umugore, aza kumva ko we yarakishaka uwazandangira mu itorero, bahita bamuha amakuru ko navuye no mu murenge. Urumva rero nawe ari guhora inzigo, ubu tuvugana aravuga ati reka mwemeze, nawe ntibazaba, kuko yampaye amezi 3. Byose muri part 2 tuzabishyira ku mugaragaro, kuko ndabifite hano muri telefone. Kandi ntabwo nzabivugira iwanjye kuri channel, nzabivugira ku Imana Irahari TV. Ndabararitse, kuko hari igihe usengera ahantu uzi ngo ni Imana muri gusenga, kandi ari mizimu cyangwa abadayimoni musenga. Rero igihe kirageze ko abasengera data mukuri no mu mwuka aribo bamusenga. Yego, kandi
buriya ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu basigaye bashakisha umurokore nyakuri aha ntibamubone ako ngako kubera ko abantu ahubwo mu kirokore hagiye hishamo n'abajura neza cyane akishamo n'abagome ubundi noneho harimo ubugambanyi ndagira ngo nkubwire ngo iyo ujya kumva ngo umuntu ni pasiteri yego ari kugambanira umupasiteri mugenzi we tekereza njyewe ubundi ngira inshuti nke ariko kuza kuvuga ngo ariko nge nkunda kwisanzura ku bantu bose yego ariko nge naratunguwe umupasitori mugenzi wanjye bampamagara bakambwira atari kuzi n'ibindi runaka yaravuze ngo wowe aho kugira ngo umuteshe amafaranga yari yabariye ku mukobwa yari kugushingira ntabwo uzamubanaho urumva ntabwo nabuze ibyo mbwiriza nge ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana ntabwo twabuze ibyo tuvuga ibyo turi kuganira nabyo ni ibyubaka ubwami bw'Imana no kugira ngo rimwe na rimwe abantu bajye bagira n'amakenga yego kuko mwene so ikintu izina mwene data ryari izina rifite agaciro cyane numvaga ngo ni mwene data ni umuhanuzi ni umuvugabutumwa yarabyizeraga ahubwo turi hano kugira ngo abantu bahindure imyumvire yego bahindure imikorere ni byiza ko abantu bakora ibyiza uzi ukuntu Imana imaze kubwira Kahini yamubwira ati uburakari ugize n'ubwiki irangije aramubwira ngo kandi nukomeza gutyo ibyaha biri tugatugira ku muryango w'inzu yawe nukomeza ese nukora ibyiza ntuzemerwa hari abantu ubu tuvugana kugira ngo umuhindure ntabwo byashoboka ni ukuvuga hari agakiza ko muri sari wabo cyangwa mu nzu ye we yavuze kazabaho yego nikamara kubaho nta wundi uzamuhindura uwo azaroga azamuroga ari umupasitori amuroga ari umuvugabutumwa amuroga ari umunyamasengesho amujyane Tanzania ngo ari umupasiteri ngo usenga yego urumva irondo ritarivanze n'ibisambo ahubwo n'izi cano zacu barazitwara bakajya kuziraguriza buriya byanjye byararangiye barajya kuziraguriza ariko turagira ngo tubamenyeshe ko ubundi mbere y'uko babikora tubimenya mbere cyane kandi impamvu tutagira icyo tuba ni uko Imana iri kumwe natwe arega kubaho kwacu ntabwo ari uko abatwanga babaye bake si nuko batari abatekinisiye nge ndi mu bantu bagira abanzi benshi ariko mpitamo intambara ndwana yego nk'ubu ndi gusenga Imana ngo ikora akandi kamenyetso kamwe ahandi ndwana intambara ngomba kurwana kuko ntabwo ngitinya bamvuga urumva nageze ku isi ukigera ku isi rero hari ibintu ugomba kwitegura kuvugwa kurwana intambara izo ushoboye izo udashoboye zikagutsinda turi abantu ariko uri ku isi kwitegura intambara nibyo by'ingenzi kurenza gutinya intambara yego ibyo rero ntabwo biteye ubwoba ahubwo twebwe tugiye gushishikariza abantu bari kujya bahura n'imitego abantu bagifite uwo mwana kuko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo bakora iki mu gihe gisa nk'iki urumva muri ubu burwayi nari mazemo iminsi niryamiye mu rugo nta hantu nerekeza nagizemo amahishurirwa ageze kuri 4 Imana ivugana nanjye irambwira ngo nimbasha kongera gufata mikorofone nzabwira abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ibi bintu nakwita bitatu haraza kuzaho n'icya 4 Imana yavuganye nanjye ubu igihe kigiye kuza uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka ugiye gukomerera abantu ku buryo bukomeye cyane ni ukuvuga iki Imana yanyeretse kuba pasiteri benshi muri uyu mujyi wa Kigali wenda Imana yaharigiza izakoresha abayobozi wenda bagafata n'uwarunjyanye abapasitori benshi kuko bimuye Imana bariyimika bagiye kwinjira mu nzu y'imboho umufururizo
ubwo ni ikintu cya mbere. Hanyuma ngiye kubona mbona ikintu cya kabiri, Imana igiye kujonjora ba Kayini bari mu murimo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Imana yonyine ubwayo igiye kwitamururira abayitegereje. Ni ibyo bintu bitatu. Rero nshuti y'umusaraba, wowe uduteze amatwi, turagushishikariza ibyo bintu bitatu Imana yampishuriye, ukwiye kureba kutari muri urwo rugero Imana yavuganye nanjye. Kuko abiyita abarokore ni benshi, ariko mugiye kubona amazina akomeye y'abapasiteri ahunga bitewe cyangwa afungwa bitewe n'ibyo yakoze. Bishatse kuvuga ko Imana ifite gahunda yo gushyira ahagaragara Kimironko hagiye kuvayo umupasiteri. Ubwo reka mvuge gutyo kuko abanzi bo ni benshi, ntaho mbahungira, n'ubundi byarabaye, ntacyo naba nkirengera. Urumva wamfashije, Kimironko hagiye kuvayo umwe, mbona Inyamirambo have yundi, mbo hano Kimisagara have yundi. Ubwo nushaka araho wasengeraga bafunze, ibyo nuko ntabwo bitureba. Mbo noneho na hano za Gisozi munsi naho hazava yundi. Nukuvuga ngo Imana igiye gutangira gukora akazi, kuko hari amarira y'abakristo yageze ku Mana. Icya mbere bariye ibyabo, babizeza ibitangaza ntibabibonye. Imana yanyeretse amarira y'abo bera b'Imana baririwe ibyabo, batigeze babona icyo batangiye amafaranga. Noneho hari abadiaspora nabo uyu munsi bari kurira bavuga ngo ibizo twatangiye amafaranga batubwira ngo dutambe ibitambo ntayo twigeze tubona. Ayo marira nayo yageze ku Mana. Ni ukuvuga iki? Imana ije kubahorera. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka wo guhora, niko Imana yavuganye nanjye. Yego. Ubuhanuzi burakomeye cyane. Imana ko yibanze cyane mu biyita ko bari mu murimo. Buriya ni ngombwa kugira ngo ibibandeho, kuko nibo bayivuze kenshi, bayivuze inyuma, imbere ntayihari. Yego, ni ngombwa rero kugira ngo ibanze biyereke. Ije kubiyereka, bayivuze inyuma, imbere ntayihari. Hari umuntu twigeze kuganira mu minsi yashize, yego, arambwira ngo Imana nta kibazo ifitanye n'abapagani. Yego, nta na kimwe. Reka nkubwize ukuri, mu bintu yanyeretse yampishuriye, nta kibazo ifitanye n'abasinzi, nta kibazo ifitanye n'indayi, nta kibazo ifitanye n'abatayizi, nta kibazo ifitanye nabo. Ahubwo ikibazo igifitanye n'abiyitiriye inzu yayo. Abo bo uyu mwaka nuwo guhigana nabo. Yego. Urakoze cyane ku buhanuzi bwiza uduhaye. Reka ngusabe, uri umusomyi w'ijambo ry'Imana, uduhe n'ijambo ry'Imana, ubundi duhite dusenga dusoze naho butaha. Urakoze cyane. Ababyemera Bibiliya, reka dufate igitabo cy'Abacamanza, ibice byaho 7 ni ijambo n'ubundi Imana yampaye ndi muri ibi bihe by'uburwayi. Ibice 7:13 niho Imana yanshyize ku mutima. Avuze ngo nuko Gideyoni agezeyo. Yego, nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva narose inzozi mbona irobe ryo umutsima. Yego, hafi aho ngaho niho dusomye, niryo jambo Imana yampaye ngo turiganireho gatoya twumva uko bimeze. Ni mu gitabo
cy'abacamanza 7:13 ngo nuko Gideyoni agezeyo yumva mugenzi we arotorera undi nzozi ati ndose irobe ry'umutsima wa Seyire ngo rikubita mu rugerero rw'Abisiraheli niko ngo rihita rigwa rigaramye ihema ry'Abamidiyani ngo rihita rigwa rigaramye. Mu by'ukuri hari ibintu uyu mwaka bigiye kugwa bigaramye, ni ukuvuga ngo harimo imigambi y'abarozi igiye kugwa igaramye, ni ukuvuga ngo harimo gukora kw'abarozi kugiye guhindura, Imana igiye kwiyerekana ku barozi. Ni ukuvuga ngo uru rugerero Abisiraheli bari barwanya urugamba igihe kirekire babuzira intsinzi. Ndashaka kukubwira iki muri iri jambo: ikigerageza Imana itavugaho ntabwo uzagicika, ahubwo ikigerageza Imana ivugaho ibi biguhaye 90% by'intsinzi. Ndakubwira iki: uyu Gideyoni ageze ku ihema ry'Abamidiyani, Imana yari yamuhaye amakuru. Amakuru Imana itaguhera mu burwayi bwawe buzakwica. Ndagira ngo ngutangarize, amakuru Imana itaguhera muri kanseri ntabwo uzayicika, amakuru Imana itaguhera muri diabete ntuzayicika, ariko amakuru Imana iguhereye mu kigeragezo ibiguhaye 90% by'intsinzi. Rero ndagusabira cyangwa ndagusoreza cyangwa uyu mwaka ndagira ngo ufate icyemezo. Buriya makuru nicyo kintu cy'ingenzi kuruta ibindi byose. Abisiraheli bari barwanya urugamba rurabananira, rurabica, mbega urugamba rubakura no mu mazu yabo. Uyu mwanya Imana ibwira Gideyoni ngo ngwino nkubwire uburyo muzatsinda. Gideyoni Imana imaze kumuha amakuru, byabaye ngombwa yuko abwira Abisiraheli asubirayo, arababwira ngo mundebereho. Bibiliya ivuga ngo afata urumuri, afata ikibindi, izindi ngabo zijya inyuma. Ibyo bintu ntabwo ari ukuvuga ko ibyo bintu batabigiraga, ahubwo nta buryo bwo kubikoresha bari bafite. Nsoje nkubwira ngo Imana iguha uburyo bwo gukoresha ibikoresho ufite, kuko ntabwo uzagutsindira uretse Imana ya Isiraheli. Urugamba rwatumye Abisiraheli batsinda ntabwo ibikoresho byarurwanye byavuye Dubai, hoya, ibikoresho n'ubundi bari babifite ariko babikoresha nabi. Nawe ufite ubushobozi ariko bukoresha nabi, niyo mpamvu udakira. Uyu mwanya tuvuge ko Abisiraheli baritangaga, yego ko nibyo, ariko babikoraga nabi. Gideyoni mbwira ikibindi, mbwira urumuri ukuntu bizatsinda urugamba, ariko kuko Imana yari yabivuzeho ukuntu bari bubitondeke, byatsinze urugamba. Nawe wisomere uzatubwira. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, kuvugana nawe, yego, tambutsa nimero ya telefone nurangiza udusengera Imana. Icyo kiba kingoye, uzakoresha iyawe, uri umuhanuzi nubaha nemera. Yego. Bazakwandikire kuri 0723028771. Yisubiremo. 07 yego 23 0723028771. Impamvu yari inaniye nuko ndakunda kuyikoresha iwanjye mfite iyo nkoresha, ariko ukeneye kwandikira rwose uzaba ukeneye kunyandikira. Imana irahari, ni umuntu w'inshuti yanjye, nta bindagira. Reka twubahe Imana dusenge. Sawa, urakoze cyane. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubushobozi, Imana yo kubahwa, Imana y'imirimo, Imana y'ibitangaza, abana bawe bahera amakuru ku gihe, kuko uyu muntu afite amakuru umwanzi we nta mugwa gitumo. Uyu mwanya rero ntibibe uko dushaka, ahubwo bibe uko ushaka. Dusengeye abarwayi ngo bakize mu izina rya Yesu, amen.